utanzi pro nuko mbabora buri gihe murandebera cyangwa ndi noneho ngiye kwimeramo akangiye gusohoka ase ko ugiye gusohokana n'ubwo ugiye gusohokana nande ngiye gusohokana nande se nyine ndisohokanye ibintu ko bitabahora ugiye kwisohokana nuko ntabwo mbanze umuntu yasohoka wenyine mbese hari shere ngira nasi ko nzi ko wari uharanye na kagahungu byagenze akaye muri manasi uriya muntu narihirize ndarushaka n'urwo ndavuga si urukundo rwo rutaza akamitamo kubireka njyewe sinzi impamvu udakundana n'abahungu b'amafaranga umuhungu afite amafaranga afite byose aguha byose ushaka iki amafaranga se ni ibiki amafaranga akura nasuzuma ese njye nta mafaranga afite oya urabona ko twese dufite amafaranga yaba mu rugo yaba iwabo uriya mutipe rero sinzi impamvu gukundana nawe ari ibintu uri kumva bigoranye reka nkubwire rwose uriya muntu nararushatse urwo kumwana ndarubura sinzi impamvu mba mbona nta kintu kirimo pe oya afite amafaranga ariko mba mbona rwose ibitekerezo bye biri hasi sinjya nshigikira amafuti okay bose ndamukira bana bwakeye nta masaha ageze we bose arica umuntu shaka amagara uriya musenzi waraye numve uburyo ari bumubwire wenda ushobora kuba ariko namukerereje ariko aka kazi nako umuntu akora katamwemera no gufata basi iminsi igahe yiryamiye n'undi amafaranga dukorera tumariye ikishe salama bro man situation yose shayira aho ngaho imeze yes uriya muhungu mugomba gukundana uko wabigenza kose urasetsa cyo ko ngiye nkundana n'uriya muhungu njyewe kugira ngo nkundane n'uriya muhungu naguma ndi singo nkisohokana buri munsi umva icya mbere nta mafaranga kandi ndayafite nta kindi mukeneyeho kumva ko ufite amafaranga ntabwo bihagije urumva abakobwa mugomba kurushywa n'amafaranga y'abahungu n'ubuse amafaranga ya wowe uzayamaze iki wayamaye ngiye bro wawe ariko kunda amafaranga koko ubu se amafaranga yaha ngaha mu rugo gusize ndaki urumva ukeneye nande situation nyine aho ngaho mu kazi mani bimeze bite shanje nyine mani naryamiriye nyine bawihanganye nyine ubwa mbere ho gato ndaje nanjye goroba nushaka uze gutinda shift yawe nanjye ngira iminota ndenzeho nyanganye gato boss ntabwo yabikajije mani abakobwa muranshimisha uko ndi gukubwira nyine ko umuhungu agomba guhereza amafaranga niko nanjye nyine amafaranga yo gutakaza ku bandi urabona sinjye nakunda shamva njye ndumva icyo kiganiro reka tukirekera ko ntabwo nta herezo ryacyo ntabwo nakundana n'uriya muntu ntabwo byashoboka sawa wisohokera ariko ibintu byo kujya wisohokana hoya ugomba guhamagara manase mugasohokana ese si ifite inshuti nzajya njyana n'abashuti banjye sawa ubundi wowe njya mbona ntazagushobora kanigendere n'ubundi ntawagushobora sawa sawa mani reka nyine nitegure mpite magera tu ibindi turabiciringa mpageze sawa nari bikanze tu nogesha dore ukuntu kambaye ni amazi ukanga umutipe ufite amafaranga ugakurikira ubwa ruzezenge ntazi iyo bukora ntazi niyo buba uramukusha nsinzi ibyo byose ntabyemera pe nubwo twasigaye twenyine ariko ibyo byose ntabyemera saruka tutabara alo beste bite se sha nawe rwose umva nkubwire ko mvuye mu rugo wambare ukandangira ahantu twahurira hatuje nshaka nyine dusohoke tugenda ariko ndumva nshaka ahantu hatuje hatari rwa rusaku n'akajagari
n'abantu b'amabandi. Hari aho uzi shamba nicyo nkwemerera ubundi wowe niwe wanjye. Mbabara uve muri ibyo urimo wowe itunganye. Njye maze gufata navuye mu rugo fata itunganye uhita ufata akatagisi duhite tuhahurira. Yego uko nanjye umushoferi wanjye ari tayari ari hano twakaguciyeho ariko hari utuntu ngiye kubanza kudepoza ahantu. Okay sawa sawa. Hano hantu se niho wari wambwiye? Hano hantu ni heza, haba serivisi nziza, nkabona iyo umuntu afite stress ni hano hataza kuko hano haratuje nta kavuyo kahaba, mbese na serivisi uyibonera ku gihe. Sha nyine nahabonye ariko nyine umva ubwo ndabibonera muri serivisi. Ubundi njyewe ahantu bakundishwa na serivisi, simba nshaka abantu baza nabo ntazi ibintu barimo kunyikora imbere y'abaseriveri. Nese ni ubundi wari waragiye wari warabuze ntaruka kumamagara. Sha nyine ni bya bintu mba mugiyemo noneho mu rugo hari urusaku rwa bambwira ibi ngo akundana n'uyu wagira ngo niwe uzanshakira. Umva aba ambwira ibintu byinshi mwumva umutwe wanjye urashyushye. Noneho kuva mu rugo ni intambara. Nese ubundi ashaka gukundana n'uwe muhungu umeze ute wujuje ibihe bisabwa? Ahubwo tuvuye kuri ibyo abaseriveri baha barwara mu mutwe regeye twicariye. Oya ntago ariko ngo ni serivisi mbi ahubwo twe twabanje kuganira nta kibazo nta n'ubu twamuhamagara n'atumye. Ese twabateguje bakagombye kutureba ahubwo se urasembo nariya umva. Yes mabuja. Ese urabo mwatubonaga igihe twaziye? Nyine nabonaga mukiri kuganira niyo mpamvu ntahise nza ngo mbitabe. Ariko si uko yari serivisi mbi rwose. Oya ntabwo numva ko watekereza umukiriya akinjira ubundi ugomba kumwakira. Mutwihanganire gusa nyine mutwihanganire ko tutahise tuza kubareba. Ni uramukiye kanjye uramaga fiesta gakonje nta kibazo. Wanyweye fanta kuva ryari? Wanyweye amarura kari umenyereye? Ngiyewe inzoga navuye ku nzoga cyane nazinywaga nkicara akazi kandi ubu nayanakijijwe nakora babarira. Ariko gukizwa mana. Mbese mabuja mwebwe tubakiriza iki? Shange banza unyakire rino koti. First of all tubafashe. murakoze. Nta kibazo. Sha si njye nanywa inzoga utanyweye ntabwo byashoboka. Harya usabye fanta? Fiesta. Mufite fiesta? Yego. Ariko mereza oranje narebe. Oranje konje? Mu gikoni? Nawe gakonje? Ahubwo turi bunajye? Shashira njye nabwo ndi buryo buriya navuye mu rugo mazi ahubwo nibaza no gafanta pe gakonje ndumva n'inyota nyinshi. Okay. Kuva dufite igikoni cyiza mushaka n'ubundi tuba tugurisha. Oya ntago najye njyenyine wowe wegereza izo fanta. Okay nta kibazo reka mbona. Umva mfite udusnacks hariya nanjye naje njye mu modoka pe nta kibazo mfite cyo kurya. Sawa reka mbazanire. Okay. Shashira wanjye nawe ubonye nabonye. No mutipa afite ikinyabupfura pe. Wowe wambaye rinete. Oya pe ni ukuri pe uno mutipa afite ikinyabupfura. Sha birimo biraza hari ukuntu mbonyemo akantu nyine kamaruye to. N'ubundi nayo mbizi ko ukunda utuntu tudukeya niyo mpamvu nakuzanye hano. Mva njyewe nta keya nta cyabaye. Si ngiye ko nakuze ba makeya ubundi njyewe nta keya nta n'icyabaye ariko. Oya pe hano haba keya nari nabikubwira ariko niyo mpamvu nakuzanye hano.
muryoherwe. Merci. Yes. Nta kindi kintu muri bukenere? ndakubwira ariko ukeneye ikindi Nta kibazo. Gusa muryoherwe. ese wa muhungu naherukaga kugendaho nk'umurongo w'inozi yagiye kariho udashirayo Ahubwo iyo myaka urabaye koko njya kumbaza gusa. noneho na rwa rusaza rwa rusaza bari barugutumye Ko nararukuye umva naramukuye. nizeye ko n'ikirirwa na kimwe wamusigiye Sukura ariko. Nay'imbere nayakuyemo kugira ngo nakwemere. ubundi niyo mpamvu ugira inshuti imwe yonyine ari wowe kuko uri inshuti Suzukuri ni ukubanza ukamukura iri jigo ukamukuramo byose na box ukayimukura ukamusiga yambaye ubusa. ubu na box yamusigiye Suzukuri usigara yasamye. ariko noneho uransekeje shamva stress zose urazimvuye pe Njye ndi kukubwira ngo tugomba kumenya ubwenge. Usaba uri mu mujyi utazi ubwenge uri kuwukoramo iki? Jya mu cyaro maze subira kwisuka. umva njyewe rero byarananiye sinyibona uwo mwanya wo kabyara nibyo njya nanabwira na bro yo yirirwa mpatira abagabo reka nyine njye mugira muri bya kariya kazi kanjye iriya bizinesi yanjye nyine mba mbona iraninga ubu ikigabo cyaza ngo kije kuzanaho w'imikino nese ubwo ubundi ubwo cyameraye Aha nsigaye mbana ntazi. ni byiza ubwo akazi kagenda ariko disi mba nifuza ko usoza kaminuza vuba ukaza tugafatanya nkakwereka na bizinesi dukora nshaka kubona ku rundi rwego nawe Shaba nange nibyo nshaka buriya kubona mvuye mu ishuri nkarangiza koko. Ndanye nkaza gutigita imihanda. shana ejo bundi hangane akoze uriya muntu twatumye biri we yagiye kuyikura muri kongora Sinzi nange sinzi si watuzaniye fagitire ko dushaka gutaha buriya we koko yatoye serivisi nziza ariko urabona ndimo kudukerera kuganira nta mpamvu kabisa. sa umushoferi ariko yaparitse inyuma ubu yagiye shora mushoferi ba rero fagitire urayibagiwe ntacyo duteranyiriza umbwire nangahe Nta kibazo. Ni ibintu byoroshye, ni ibintu bigaragara. Fanta n'igihombo. biterwa ni bibiri akira ntungarurire Mabuja murakoze cyane. Ya serivisi byari bimeze bite? okay sha twashimye nyine tuzagaruka nta kibazo Okay. Mujye muhora mugaruka. Yego. Ubundi ubutaha wenda muzaze muri bunagere mu gikoni kugira ngo tubahe no kubyo duteka mu mbuko ya cyane njye nkunda inkoko ubutaha niyo nzajya Okay. Nabonye mwanishimiye kwicara hanze sinzi impamvu. twashaka kuruhuka Okay. Rwose muzagaruke. sawa dutaha Yego. Tugende tu. Perezida mbabarira witabe we mbabarira nitabe tukataye fone semari burege yangize Ada sha wagiye uba hafi ya fone koko sha mfite ikibazo mbabarira uri wenyine sha mbabarira ujye ku ruhande tuvugane ndagushaka sha oya se wowe kampani nta kibazo ifite wowe ujya ku ruhande mubwire ariko byawe byose uyu uri mu mafaranga gusa sha umva mubwire wa muntu watwakiriye hahandi twari twagiye nabona nimero ye gute waba ufite nimero ye cyangwa ukaba ufite indi nimero ya hariya twahamagara nyine ko mushaka nshaka nimero
ese ubwo uraseka iki? Ibyo nkubwira ntabwo urimo kubyumva. Sha ndashaka nimero ye. Suzi ngo hari ikintu naguhisha nyine sinzi impamvu kuva cyagiye nataha ndi mu bitekerezo. Nawe kukubwira ni nko kubura nese urimo uraseka iki? Nyine namusha ndi mu rukundo nawe pe, shaka nimero ye. Ntabwo wayibona? Njye wimbwira ibindi, mbwira niba nimero nayibona wayimbonera. Nkwereke icyo ngiye gukora. Ndakora iki? Uriya muhungu ngomba kubona nimero ye pe, kuko ndumva nta mahoro afite. Ariko wajya ku kazi ke, gusa sanze shift ye yarangiye. Ariko reka ngende nta yandi mahitamo. Ngomba kugenda nkabona nimero ye, mana ufashe nyibone pe. Kangiye ku kazi ke nta yandi mahitamo.